uyu munsi tugiye gusesengura ingingo ikomeye kandi ihuriweho na benshi. Umuntu ugira umujinya cyane, uko ubwonko bwe bukora igihe arakaye, n'ibyo akwiye kwitondera kugira ngo ubuzima bwe butazahungabana. Tugiye kubivuga mu buryo bwagutse, busobanutse kandi bwimbitse, nk'uko musanzwe mubikunda hano kuri Analyst 95 official. Tubahe ikaze mwese abadukunda, ntibajye gukora subscribe, comment ndetse na like na share kugira ngo ikiganiro cye kigera ku bantu benshi. Ese umujinya ni iki? Umujinya ni uburakari bukomeye buturuka mu bwonko bukaza igihe umuntu yumvise ko hari ikintu kitagenze neza, cyamuteye gutungurwa, cyamubabaje cyangwa cyamugize nk'uwahungabanye. Umujinya ufatwa nk'imbaraga z'amarangamutima zishobora kugirira umuntu akamaro igihe zikoreshejwe neza cyangwa zikamwangiza mu gihe zitagenzuwe. Hari igihe umujinya utuma umuntu yivugira ukuri, cyangwa zigatuma umuntu yirwanaho ku byo ashyira imbere, cyangwa zigatuma umuntu akosora itagenda neza. Ariko hari n'igihe umujinya utuma umuntu avuga nabi, agakora ibyaha, agasenya umubano we n'abandi, agasezera ku mahirwe akomeye yari afite mu buzima. Ibyo rero umujinya ni nk'umuriro, ukoreshejwe neza ugira umuntu akamaro, ukoreshejwe nabi ugashyira umuntu mu kaga. Nubwo abantu bose babaho barakarira ibintu bimwe na bimwe, hari abantu bafite umujinya w'indengakamere ugaragara kenshi kandi udafite impamvu ihambaye. Reka dusuzume impamvu ikunze gutuma umuntu aba umwe muri abo ngabo. Icyambere, amateka n'uburere bwakurikiranye umuntu akiri muto. Umuntu ukuriye mu rugo rutarangwamo amahoro ashobora kugira umujinya mwinshi cyane, nko kuba yarabonaga ababyeyi bahora barwana, kuba yarakubitwaga cyangwa agahohoterwa, kuba yaraburaga gukundwa no kumwitaho, kuba yarakuze mu bwoba n'umuhangayiko. Umwana abona imyitwarire ikomeye akayigiriye, ubwonko bwe bukura bwemera ko gutukana ari ibisanzwe, gusakuza ni ukuri, guhangara abandi nibyo bituma wumva uri umuntu. Ibyo byose bimukurikirana akura, uko agenda akura ni nako bigenda bimukurikirana. Icya kabiri gikunze gutuma umuntu aba umwe mu bantu bagira umujinya w'indengakamere ni ihungabana ry'amarangamutima, cyo twakwita trauma. Hari abantu babayeho mu buzima bw'ihungabana rikomeye, nk'urugero gupfusha uwo wakundaga, gutandukana no gushwana bikabije, guhabwa akato, kugambanirwa, kugwa mu bibazo bitunguranye. Iri hungabana ribasiga bafite amarangamutima akomerera ubwonko, bigatuma ibintu bitoya bibaca intege, bikaborohera kurakara cyangwa kumva ko isi ibabangamiye. Indi mpamvu ya gatatu ituma umuntu agira umujinya mwinshi cyane, imikorere y'ubwonko n'imisemburo. Ubwonko bw'umuntu bugenda bukora imisemburo igenga uko umuntu yishimira ibintu, icyo twakwita dopamine, igenga uko atuza, serotonine, cyangwa se uko arakara cyangwa ahangayika, cortisol. Iyo iyi misemburo yose itari ku rugero rukwiye, umuntu ashobora guhorana umujinya. Agahorana umujinya bikamutera kutabona ibitotsi bihagije, gukoresha telefone cyane nijoro, gukora cyane ubutaruhuka, ndetse no kurya nabi. Iyo iyi misemburo itari ku rugero rukwiye, umuntu ahorana umujinya, akaba atabona ibitotsi bihagije, gukoresha telefone cyane nijoro, gukora cyane utaruhuka, kurya nabi. Ibi byose
bihindura uburyo ubwonko bwakira ingorane, bigatuma umujinya uzamuka buri munsi. icya kane gitera umujinya mwinshi ukabije, ibibazo by'ubuzima n'imihangayiko myinshi. ubuzima bushobora kwikubirira umuntu, kubura amafaranga, akazi karuhije, inshingano nyinshi, umubano utagenda neza. iyo ubuzima bwapfuye, gufatisha umuntu uguhumeka kwa buri munsi, umujinya uba hafi nk'ikirere cy'ikirunga kirimo imvura y'amahindu. icya gatanu, kunanirwa kugaragaza amarangamutima neza. abantu bamwe bararakara cyane kuko batamenya kuvuga ibyo bumva mu mutima. batinya kugaragaza intege nke, bakumva ko kwerekana amarangamutima ari ubuswa. bityo aho kuvuga bati ndababaye, ndumva ndi mu bibazo, cyangwa se ndumva ntameze neza, bahita barakara. icya gatandatu gituma abantu bagira umujinya mwinshi cyane, kamere y'umuntu n'uburwayi bwo mu mitekerereze. hari abantu bafatwa n'umujinya kubera kamere, abifuza ko bose babumva, abashaka kuba hejuru, abadashobora kwemera ko hari abantu babarusha, abumva ko guhura n'undi ari intambara. uburwayi bwo mu mitekerereze nabwo bushobora kubitera, nko guhinduka bidasanzwe mu marangamutima, umunabi uhoraho, kurengwa n'agahinda cyangwa se ubwoba. hari ibintu umuntu ufite umujinya agomba kwitondera, kuko bishobora kumusenyera ubuzima mu buryo bwo hejuru, mu rwego rwo hejuru no mu buryo bwo mu mutima. icya mbere, umujinya ushobora kubahombya byinshi. abantu bararakara bakica amahirwe yo kubana neza, bakica amahirwe, bakica umubano mwiza n'abo bakorana, bakica akazi keza bari bafite, bakica amahirwe yo kuzamurwa mu ntera, ndetse bakangiza cyangwa se bagatakaza n'inshuti z'ukuri. nta muntu ushobora gukorana n'uwitwara nabi buri munsi. icya kabiri, umujinya ushobora gutera ibyemezo byangiza ubuzima. hari igihe umuntu akwiriye kuvuga gake, ariko umujinya ukamutegeka gutukana, ukamutegeka kwishora mu ntambara, ukamutegeka gukubita cyangwa gukomeretsa, ukamutegeka kuvuga amagambo yica umuntu umutima, ukamutera gufata ibyemezo bituma yicuza akimara kuvuga. nta kintu gitera kwicuza nk'ikivuye mu mujinya. icya gatatu, umujinya ushobora gutera indwara ikomeye. abantu barakara cyane, bashobora kurwara umuvuduko w'amaraso, indwara z'umutima, stroke, kubabara umutwe uhoraho, umunabi n'agahinda gakabije. umujinya uherekejwe na stress ushobora kuba nk'uburozi bukomeye cyane, kandi bwica vuba cyane. icya kane, umujinya ushobora gutuma abantu bagusiga. abantu ntibihanganira gutukwa, abantu ntibihanganira gusuzugurwa, abantu ntibihanganira kwangwa, abantu ntibihanganira guhora bumva ko bacishijwe bugufi buri munsi. nta nshuti ishimishwa no kuba hafi y'umuntu uhora arakaye. niyo yaba gukunda, umujinya wawe umutera guhorana umunabi. icya gatanu, umujinya wica amahoro yo mu mutima. umuntu uhorana umujinya abura ibyishimo, ashobora kumva ubuzima butamuryoheye, ahora yumva atishimiye abantu, ikindi atakaza icyizere mu buzima. amahoro yo mu mutima ni urumuri rwerekana inzira. umujinya urayizimya, tuyizimya rwose. reka turebe uko umuntu ufite umujinya ukabije ashobora kwifata mu buzima. icya mbere, uko akwiye kuba yakwifata, akwiye kwimenya no gusobanukirwa imbaraga z'umujinya we. nta muntu ushobora guhinduka ataramenya neza ahari ikibazo. kwibaza, akwiye kwibaza ibi bikurikira. akwiye kwibaza ibibazo bine. ikibazo cya mbere akwiye kwibaza, ni iki kinyongerera uburakari? ikibazo cya kabiri,
nihanganira. Ikibazo cya gatatu, ni bande bantesha umutwe. Ikibazo cya kane, ni ibihe bihe ntangira kubura ituze. Ibyo ni ibibazo bine umuntu ugira umujinya cyane akwiye kuba yakwibaza, akibaza kandi akagerageza n'uburyo yisubiza. Icya kabiri, kureka ubushake bwo kugenzura buri kintu cyose. Ubuzima ntibugendera ku bwenge bw'umuntu umwe. Iyo wiyemeje kugenzura buri kintu cyose, ushyira umutima mu bibazo bitari ngombwa. Icya kabiri, uhita ubura amahoro. Icya gatatu, umujinya ukakurusha ingufu. Bumve ko hari ibintu bigenda uko biri atari uko ubyifuza. Icya gatatu, kwiga kuvuga mu buryo butuje kandi burengera undi. Ntukwiye guhita uvuga ijambo rirakaza, ahubwo tekereza mbere yo kuvuga. Hitamo amagambo adaciye imanza, uvuga ucishije make ariko uvuge ukuri. Inzogera z'uburakari ziba zikoreshwa n'indimi z'ubuhubutsi. Icya kane, kwitoza guhumeka no gutuza ibihe amarangamutima azamutse. Guhumeka gahoro mu minota 5 bigabanya umujinya cyane. Ubwonko bukenera umwuka n'umutuzo. Icya gatanu, kwihagarika igihe ubonye umujinya ugiye kukurenga. Iyo ubona amaraso atangiye kuzamuka, ni byiza gusohoka mu cyumba, kwicara ahacecetse cyangwa se ahatuje, kwimura ibiganiro igihe gito, kuburetsa ibiganiro urimo umwanya mutoya. Bino bintu bito bituma ibintu byari bikomeye ku buzima bwawe bigabanuka. Icya gatandatu, kureka ibintu bimeze nko kwikururira ibibazo. Ntukwiye kwinjira mu ntambara zitari zawe, gushaka gusubiza buri jambo, kubara amafuti y'abantu. Hari ubwo guceceka ari bwo uba ufite insinzi, Victor. Guceceka ari bwo butsinzi. Icya karindwi, kwiga kwitegereza imbere yawe, mindfulness. Kwizirika ku byo utekereza, ku byo wumva no ku byo ukora bituma umutima utekana, ubwonko butiyangiriza, umujinya utazira ubusa. Icya munani, kwicisha bugufi no kwemera amakosa. Umuntu ashobora kuvuga ati, ndi mu makosa, mbabarira, reka dusubire ku murongo. Abo bantu nibo batunganya umubano, cyangwa se bakosora, cyangwa se bashyira mu bikorwa umubano, bakagira amahoro kurusha abigira indashyikirwa. Icya cyenda, kwiga kumenya ko buri kintu gifite igihe cyacyo. Umurimo, amafaranga, umutuzo, umubano, byose biraza igihe cyabyo. Iyo umuntu yihuta cyane agira umujinya ku bintu bitamenya kwihuta. Icya 10, kwiyambaza inama z'abahanga. Kuganira n'umuntu w'inzobere akakubwira uko ubwonko bukora bituma ubonera ubuzima bwawe indi ntera. Umuntu ufite umujinya mwinshi akwiye kumenya ibi bintu bibiri. Icya mbere, afite imbaraga nyinshi zidasanzwe. Umujinya ni imbaraga, ni amarangamutima menshi, ni ubushobozi bwo gutinyuka. Iyo ubikoresheje neza ushobora kugera kure. Icya kabiri, afite ibyago byinshi byo kuba wakwisenya wowe ubwawe. Iyo udafite ubugenzuzi bw'izo mbaraga, ugwa mu bikorwa byo kwicuza ubuzima bwawe bwose. Umujinya ni nk'umuriro ushobora guteka amafunguro cyangwa ugatwika inzu yose igashya burundu. Twandikiye muri komenti wowe uburyo ubasha guhagarika umujinya
cyangwa se uburyo ubasha gukontorera umuntu ufite umujinya cyangwa se inshuti yawe ikunda kugira umujinya. Murakoze kuba mwari kumwe natwe kuri Analyst 95 official. Niba ukeneye ko dukora izindi ngingo zijyanye n'imitekerereze, ubuzima n'imibanire, siporo ndetse na politike, ntiwibagiwe gukora like, subscribe ndetse na share. Imana ibarinde. Ciao, bye.